Muraho neza nshuti bavandimwe, ndabasuhuje uyu munsi. Ndashaka ko tuganira uburyo bwo gutegura ubuzima bwiza bugeza ku ntsinzi. Bavandimwe, intsinzi si impanuka, intsinzi si amahirwe, intsinzi si amarozi, ahubwo intsinzi irategurwa. Reka uyu munsi tuganire mu buryo bwo gutegura ubuzima bwacu kugira ngo tugere ku ntsinzi, kuko ubuzima budateguwe ntibushobora kutugeza ku musaruro. Niba ubuzima bwawe butatanye, mbega imbaraga zawe zikoresha mu buryo butatanye, n'umusaruro wawe uzatatana. N'ibitekerezo byawe bivangavanze, ejo hazaza hawe hazaba havangavanze, mbega nta kizaba kirimo. Ariko niba ubuzima bwawe bufite gahunda, intego n'imyitwarire irimo disipurine, intsinzi yawe irashoboka kandi irateganyijwe. Reka tuganire ku bintu bimwe na bimwe uri buze kumva byagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bube buteguye neza. Ndagusaba kugira ngo nuba urimo kumva kino kiganiro, ukuri bugende wumva ugikunze, uze gukora komenti cyangwa se subscribe cyangwa se gisharinge n'abandi bagenzi bawe, kuko nabo wasanga kizabafasha. Ndagusaba kugira ngo uyu munsi umenye bino bintu bikurikira. Tangira kugira ngo utangire neza umunsi, tangira kugira iyerekwa ryo kumenya ejo hazaza ushaka iki. Ndavuze ngo tangira kugira iyerekwa umenye aho ujya. Ubuzima bugana ku ntsinzi butangira n'iyerekwa risobanutse. Niba utazi aho ujya, inzira iyo ari yo yose izakugeza aho ngaho, kandi iyo nayo ntabwo izaba ari inzira ya nyayo ibukugeza aho hantu, kubera yuko iyo nzira ishobora kuza bikugoye. Ibaza uti ndashaka kuba nde, ndashaka kugera kuki ku myaka 5 cyangwa se imyaka 10 cyangwa se uyu mwaka ndashaka kugera kuki. Ni uruhe ruhande nshaka kugira imbaraga? Byandike ubyerekane mu nzozi zawe. Inzozi ni ibyo wifuza, iyerekwa ni ibyo uteganya kuzageraho. Iyo nta yerekwa ufite, utakaza igihe cyawe. Ukurikira abantu utabanje gutekereza neza. Ubaho mu buryo bw'impanuka aho kubaho mu buryo bw'icyemezo wafashe. Abantu batsinze bategura ubuzima bwabo bahereye mu iyerekwa. Icya kabiri, shyiraho intego isobanutse. Hinduramo iyerekwa ribe intego. Hindura iyerekwa ribe intego. Iyerekwa naho ujya, intego nibyo bikuyobora mu nzira. Gabanya ubuzima bwawe mu bice. Umenye ngo ndashaka gukora iki kugira ngo nzagere kuri ibi bintu. Ese nziga uwuhe mwuga? Nziga yahe mashuri? Ese ubuzima bwanjye bw'umubiri buzaba bumeze gute? Nzakora siporo ryari? Nzarya gute? Nzabigenza gute? Umenye neza imari yawe cyangwa se uburyo bwo gukoresha amafaranga yawe. Kora iterambere ry'umwuka. Umenye uburyo ubaho. Niba usenga, niba usoma ijambo ry'Imana, niba ufite ukuntu uhura n'Imana mukaganira. Menya imibanire yo kubana bagenzi bawe, umenye uburyo bw'imibanire n'Imana, umenye n'uburyo bw'imibanire nawe ubwawe. Shyiraho intego mu bice bitandukanye. Si intego rusange nka ndashaka kuba umukire, ibyo ntabwo bisobanutse. Nawe urabyumva ko bidasobanutse. Aho gushyira intego zisobanutse. Uvuga uti ndashaka kugira ubuzima bwuzuye kandi butarimo indwara nyinshi ziterwa n'uko ntakoze siporo. Ibyo ngibyo uzabibasha kubibona ku gihe gitandukanye. Kandi ushobora kuvuga ngo ndashaka kwizigamira miliyoni muri aya mezi 12. Ibyo birasobanutse. Ikindi, ushobora kuvuga ngo ndashaka gukora amahugurwa runaka muri uyu mwaka, ukayavuga ukanemeza ko uzayarangiza koko. Ikindi, ushobora kuvuga ngo nzajya nkora imyitozo 3 mu cyumweru. Ibyo birabarika kandi wabibona. Iyo ubasha gupima icyo uzaba witega ibiri imbere ko bizaba byiza. Intego zidasobanutse zitanga ibisubizo bidasobanutse. Icya gatatu, genzura neza igihe cyawe. Ubuzima bwawe ni igihe cyawe. Twajyaga tuvuga ngo igihe ni amafaranga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi umenye ukuri. Igihe si amafaranga, ahubwo igihe ni ubuzima. Iyo udafite ubuzima, iyo udafite igihe, nta buzima uba ufite. Igihe si amafaranga, igihe ni ubuzima. Iyo utakaje igihe cyawe, uba utakaje ubuzima bwawe. Umuntu wese watsinze ahuriye n'abandi batsinzi ku kintu kimwe: wubaha igihe. Tegura umunsi wawe, umenye uko uri bubigenze. Menya ngo ndakanguka gute, ndakanguka ryari. Teganya imirimo uri buze gukora. Shyira imbere iby'ingenzi byose cyangwa se iby'agaciro ibyo ubuze gukora kurusha ibindi. Irinde ibikurangaza. Imbuga nkoranyambaga si mbi, ariko igihe zitagenzuwe neza ni ikibazo gikomeye cyane. Niba utagenzuye igihe cyawe, ibikurangaza bizagenzura ejo hawe hazaza. Akantu kitondere. Shyiraho gahunda ya buri munsi. Isuzuma rya buri cyumweru cyangwa se rya buri munsi. Isuzuma rya buri kwezi. Intsinzi yubakwa buri munsi, ntabwo ari buri mwaka. Icya kane, ugire disipurine, kuko ni ikintu kidasanzwe. Ni ikiraro gihuza intego n'intsinzi. Motivasiyo ushobora kuzazibona. Motivasiyo zizagufasha muri urugendo cyangwa se izatangira urugendo.
ariko gukomeza urugendo bizagusaba disipurine. Ntuzahora wumva ushishikaye, ntuzahora wumva ufite imbaraga, ntuzahora wumva wahumekewe n'Imana cyangwa se n'ibindi byose. Hari igihe kizagera ukumva ucitse intege, ariko disipurine iyo ubwayo iravuga iti ndabikora niyo ntabishaka. Nubwo waba utabishaka ariko ufite disipurine birashoboka. Disipurine ni cya gihe ubyuka igihe alarm ivuze washyizemo kugira ngo ukore ibyo ugomba gukora. Ni cya gihe wiga igihe abandi baruhutse. Ni cya gihe uzigama bigoranye aho gusesagura. Ni cya gihe ngo nzazigama atari uko namaze gukonsoma amafaranga cyangwa kurya amafaranga yose aya ngaya agasigara, ahubwo ni cya gihe uvuga ngo reka mvane aya ngaya nyabike nubwo bigaragara nkaho bigoye. Guma ku ntego igihe cyose, ibikurangaza biri kuguhamagara, kuko ibiguhamagara ni byinshi nawe urabizi, ariko guma ku ntego yawe. Ejo hawe hashingira kuri disipurine kurusha impano. Impano idafite disipurine ni impano ipfa gusa, cyangwa se impano idafite disipurine ntakigeraho. Ikindi, tegura aho utuye kugira ngo bigufashe kuba uri umuntu udasanzwe. Ikindi, tegura neza aho utuye ndetse n'ibigukikije. Ahantu hari akavuyo hatuma ubwenge bujagarara. Biragusaba ko rero ubanza ugategura neza aho uryama, ndetse utegure neza aho uba wicaye uri muri ofisi yawe. Ese hagomba kuba hameze gute? Telefone yawe, mudasobwa yawe, ni ibiki biba birimo? Wiyijagaraza, kuko yijagaraye nawe umutwe harajagarara. Inshuti zawe zizatuma ubuzima bwawe bubaho mu buryo budasanzwe cyangwa se bubeho mu buryo bubi, nazo ugomba kuzitegura. Abantu batekereza neza iyo bari ahantu hameze neza. Abafite intego bategura ahantu baba kugira ngo babashe kuhakora intego zabo. Abakugira inama mubategure, abo ni abantu batuma aho utuye n'isi utuyemo ibintu byose biba bimeze neza. Soma, tekereza, kandi ukore mu buryo bufite ubwenge. Ibidukikije bigira ingaruka ku myitwarire yacu ya buri munsi. Nugumana n'abantu babi, ukagumana n'ibintu bibi, uzajya winuba. Nugumana n'abatsinze, uzatsinda. Nugumana n'abatsindwa, uzatsinda. Hitamo aho mugendana, hitamo ibyo mukorana, hitamo aho ukorera. Ibi byose bizagufasha. Ikintu cya gatandatu, itoreze imico myiza, cyangwa se witoze kubaho mu mico myiza. Ibintu bikorwa buri munsi bigira ingaruka nini ku buzima bwawe. Intsinzi si igikorwa kimwe kinini, ahubwo intsinzi ni udukorwa duto dukorwa buri gihe. Urugero, ushobora gusoma paje 10 buri munsi, ukazasanga wasomye ibitabo 12 mu mwaka. Kuzigama buri cyumweru byanze bikunze bikuzanira iterambere mu mafaranga cyangwa se mu mari. Imyitozo y'iminota 30 ku munsi ihwanye n'ubuzima bwiza. Imico myiza yubaka ubuzima bukomeye. Imico mibi isenya ejo hazaza buhoro kugeza harimbutse. Aho ngaho uri kuharimbuka, uko ukora imico mibi gahoro urimo gusenya ubuzima bwawe, urimo kurimbura ubuzima bwawe. Tegura gahunda yo mu gitondo, tegura gahunda ya nimugoroba, gahunda yo kwiga, gahunda y'ubuzima bwawe. Imico yawe igira ingaruka ku hazaza kurusha ku byifuzo byawe. Icya karindwi, tera imbere mu bwenge. Shora mu bumenyi, ufate igihe cyo gusoma. Ubuzima bugana intsinzi busaba ubwenge buteye imbere. Ntuzigere uhagarika kwiga. Ntabwo kwiga mvuga ari ukujya mu ishuri gusa, ahubwo fata umwanya usoma ibitabo, jya mu mahugurwa atandukanye, itabira amahugurwa n'inama zateguwe, iga ku bumenyi bushyashya. Muri iki gihe ubumenyi ni ifaranga. Bimenye ubisobanukirwe. Muri iki gihe ubumenyi ni ifaranga. Iyo uzi ibintu bitandukanye, nibwo umuntu ashobora kuguhamagara kugira ngo ngaho nkorera kano kantu, cyangwa ndagukeneza nkorera kano kantu. Ariko utabizi ntawaguhamagara, kandi uko waguhamagaye ni amafaranga. Iyo wongera ubumenyi bwawe, agaciro kawe kariyongera. Agaciro kawe kiyongera, n'amafaranga yiyongera. Amafaranga yakiyongera, amahirwe akiyongera. Ubwenge bwawe ni umutungo wawe ukomeye, ubungabunge. Icya munani, genzura imari cyangwa se amafaranga yawe, urebe uko agenda. Amafaranga yawe akeneye kugira icyerekezo n'uburyo bufatika agendamo. Abantu benshi bakora cyane ariko bakaguma mu bukene. Kubera iki? Kubera ko badategura imari yabo. Buriya iyo utazi uko winjiza, ntumenye uko usohora amafaranga, ibyo byakuganisha mu bukene bukabije. Abatsinze bategura ingengo y'imari yabo, barazigama buri gihe, bashora imari mu bikorwa bitandukanye bibyara amafaranga, birinda amadeni atari ngombwa. Ntukongere gufata amadeni atari ngombwa. Nubona amafaranga ugiye gufata nta kintu gifatika ugiye kuyakoresha, uzabyihorere. Ntukoresha amafaranga ushaka gushimisha abantu,
oya, nukoresha amafaranga ushaka gushimisha abantu, nta nubwo abantu bitaye ku hazaza hawe rwose. Nkubwisha ukuri, ntibabyitayeho, ahubwo uzaba urimo kwishuka, uzahomba gusa. Gutegura imari bitanga ubwenge n'imikoreshereze y'imari yawe. Nubwo winjiza make, yagenzure neza. Amafaranga yubaha disipurine. Shyiramo disipurine ku buryo bwo gukoresha amafaranga yawe. Icya cyenda, fata inshingano, reka gushinja abandi. Abantu bateguwe mu buryo, abenshi iyo banyuze mu bibazo cyangwa iyo banyuze mu bibazo, imitwe yabo ibereka yuko hari ibyo batagezeho kubera abandi runaka. Ariko abantu bateguwe neza cyangwa se biteguye neza bafata inshingano. Ntibashinja leta ngo leta yazamuye imisoro cyangwa ibindi bitandukanye, ntibashinja ababyeyi ngo ntibabakoreye ibintu runaka, ntibashinja n'ubukungu ngo burimo kugwa, nta nubwo bashinja n'inshuti zabo ngo nizo zatumye bigenda uko byagenze. Ahubwo baribaza bati, ni iki nakora mu byo mfite? Gushinja abandi bigusiga udafite imbaraga, ariko gufata inshingano biguha imbaraga zuzuye. Igihe ufashe inshingano zose z'ubuzima bwawe, iterambere riratangira, ubundi ubuzima bwawe ukagenda ubwerekeza ku cyo wiyemeje kugeraho. Komeza, kuko intsinzi ari urugendo. Ntucike intege, aka ni akacumi. Iyo umuntu acitse intege, ibintu bye byose bihagaze, n'intsinzi yarategereje ntabwo iba ikigezweho. Nk'uko nabivuze, intsinzi si igikorwa cy'umunsi umwe, oya, ni iterambere rya buri munsi. Utuntu wubaka hato na hato, gato 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 gato, nibyo bituma ugera ku ntsinzi. Hazabaho gutsindwa, habeho gutsinda, habeho kunengwa, habeho amakosa menshi uzakora, ariko komeza kugira ngo uzabashe gutsinda. Biratinda ariko bigashoboka. Ntucike intege, ntuhite ubivamo, ntukirenganye, ahubwo tekereza igihe watangiraga washaka kugera kuki. Mbese niba ngiye gucika intege, ibyo nashakaga byose mbigezeho. Ntukigereranye n'intangiriro yawe y'undi muntu. Bivuga ngo intangiriro yawe ni iyawe, iy'undi muntu nawe ni iy'undi, kubera ko iyo ushatse kubihuza ntabwo mwatangiye kimwe, nta nubwo burya bufite imbaraga zinganireka. Komeza kugendera ku ntego yawe, kandi ukomeze kwibanda kuri gahunda wateguye. Komeza gutegura, komeza disipurine. Iterambere rito rito rigenda riza, rikagenda imbere yawe, rikakugeza imbere. Ikindi kintu cya 11, kwita ku buzima bwawe. Nshuti yanjye, muvandimwe, iki ni ikintu gikomeye cyane abantu batajya batekerezaho. Iyo ubonye amafaranga, ukabona ubuzima bwiza, cyangwa se watsinze ariko ubuzima bwarangiritse, nta kintu biba bikimaze. Ese intsinzi imaze iki nta buzima bwiza? Nta na kimwe. Wite ku bitotsi byawe, kuko buriya ntabwo wakabaye usinzira amasaha ari munsi y'7. Gerageza uko ushoboye kose, ubone umwanya wo kuruhuka byibuze amasaha 7. Imirire myiza, ugerageze rwose ufate ibyo kurya neza. Imyitozo ngororamubiri uyikore mu buryo buhagije. Ubuzima bwo mu mutwe bwawe ubutegure, kuko hari ibintu byinshi muri iyi si dufite bidutesha umutwe, bituma ubuzima bugenda nabi, ariko ubutegure ku buryo wumva ko mu mutwe wawe huzuye. Umubiri ukomeye utera inkunga inzozi zikomeye. Ndabizi ko ufite inzozi zikomeye, ariko ufite umubiri udakomeye, udafite umubiri mwiza, inzozi zawe ntaho zizagera. Genzura stress nk'igice gitegura ubuzima bwawe. Kuruhuka si ubunebwe, ahubwo ni ugutegura ibikurikiyeho. 12, ubaka imico myiza. Intsinzi yawe izagendera ku bunyangamugayo. Intsinzi nyayo si amafaranga gusa cyangwa umwanya gusa, ni imico. Binyangamugayo, umwizerwa, ububaha abandi. Ube wubaha abandi pe, kandi ububaha mu buryo bufatika. Uwicisha bugufi niwe muntu udasanzwe muri iyi si. Horana imyitwarire myiza. Izina ryawe ni ikirango cyawe. Irinde kandi uririnde mu buryo budasanzwe. Izina ryubakwa imyaka myinshi. Urabizi neza ko izina ryubakwa imyaka myinshi, ariko rishobora gusenywa mu masegonda make cyangwa se mu gahe gato cyane. Tegura indangagaciro zawe. Yubaho ukurikiza amahame. Hagarara ku ntego ufite kugira ngo agaciro kawe karusheho kwiyongera. Ndimo nsoza, ndashaka kukubwira ko nushaka ubuzima bwawe buhinduka, ubushushanye mu buryo bwa nyabwo. Nshuti yanjye, ubuzima bwawe bugana ku ntsinzi, kandi ubwo buzima bugana ku ntsinzi ntibubaho kubw'impanuka, oya, burashushanywa, burategura. Shushanya iyerekwa, shushanya intego, ufata igihe cyawe, ufata imico yawe, ibidukikije, imari n'ibindi bitandukanye, n'imico, indangagaciro. Ubuzima ni ikintu cy'indangagaciro, ni ikintu gikomeye cyane. Ubuzima ni nk'inyubako. Niba udafite igishushanyo mbonera, nishobora kukubona.
ariko nutegura neza kandi ugakora udacogora, ubuzima bwawe buzahagarara bukomeye. Wibuke, intsinzi irategura, intsinzi isaba disipurine, intsinzi ni icyemezo umuntu afata, intsinzi ifite imbaraga. So gerageza imbaraga zawe zihuze n'intego yawe, kuko ufite imbaraga, ufite igihe, ufite ubushobozi. None tegura ubuzima bwawe, uteguremo intsinzi igaragara kandi ifatika. Intsinzi izakugeraho, intsinzi izagukurikira. Niba wemerewe ndi kukubwira, andika yego mu mwanya w'ibitekerezo cyangwa se muri comment. Murakoze, mugira amakuru y'Imana.